kubasuhuza mwese Uwiteka bahire kandi mbifurije kunezezwa n'Uwiteka kandi abanezererwe mu izina rya Yesu. Rero tugiye kwigana amagambo atubwira ngo nta ndwara n'imwe Yesu atabasha gukiza, iy'umubiri n'iy'umutima ni umuganga w'ikirangirire. Nta ndwara n'imwe ibaho Yesu atabasha gukiza, iy'umubiri n'iy'umutima ni umuganga w'ikirangirire. Reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye kuri Rubashuri intwari ku rugamba, tugushimiye yuko turwanirira intambara nyinshi, kandi tugushimiye yuko uri umukiza wacu, wadukijije indwara y'ibyaha, kandi n'ubu ngubu baracyifuza kudukiza, kuko waratubwiye ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, n'iy'ibyaha byanyu byatukura tukutuku ndabihindura bise nk'ubwoya bw'intama bwera. Mwami Imana, ubishimirwe ko n'ubu ugiteze ibiganza kugira ngo wireherezeho umuntu wese ugushaka. Rero turakwigize ngo aya magambo yawe abe ku nkingi z'imitima yacu, kandi aza aduhindure, adutereshe, atume dutera intambwe, bityo tuzaboneke mu banesha. Byose tubisabye twizeye izina rya Yesu. Urakoze, amen. Murakoze cyane. ni ukongera guhugurana kubwira ijambo nahaye uyu mutwe. Nta ndwara n'imwe Yesu atabasha gukiza, iy'umubiri n'iy'umutima ni umuganga w'ikirangirire. Amen. Hano dufite indirimbo ivuga ngo iy'Ijana na 64 itubwira ngo nicaye imbere ya Yesu. Iyo wicaye imbere ya Yesu wibona uti nimenyaho ubugoryi. Nicaye imbere ya Yesu mpabonera ihumure. Muri Yesu uyu urimo neza ubona amahoro. Mwibuke ijambo yatubwiye ati mbasigiye amahoro, simbaha nk'uko ab'isi batanga. Kandi aravuga ati mbasigiye umufasha, ngiye gusaba Data abaha umufasha, ari wo Mwuka Wera. Kwicara imbere ya Yesu rero wibonamo, ubona ihumure. Ni ahantu h'igikundiro, icyampa nkahibera. Nawe niko ndi kukwifuriza ngo icyaguha ukahibera. Ibyo nibyo byifuzo byanjye, kandi nanjye nkwifuriza. Iyo nicaye imbere ye nimenyaho ubugoryi, kwimenyaho ubugoryi. Kumuhanga amaso nibyo bimpa gukiranuka. Mwibuke ubwoko bw'Imana buri mu butayu bugenda, bwagize ingorane, bukora ibyangwa n'Uwiteka, buribwa n'inzoka. Ariko Uwiteka ategeka Mose ati manika ku giti inzoka, maze uyitegereza akizera, azagira ate? Arakira. Ariko nuko byagenze. Yesu natwe yaraje aritanga, nk'uko ijambo ryayo ribitubwira muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uwo rero yaraje yikorera byose byacu, ibyaha byacu, kugira ngo ukire indwara y'umutima, uzabona ubugingo buhoraho. Ukire n'indwara y'umubiri, ugira umubiri muzima urimo Kristo. Ni nayo mpamvu mu Byahishuwe 3 umurongo wa 20 atubwira ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjiriwe dusangire. Rero kwicara imbere ya Yesu tuhabonera amahoro, tuhabonera ihumure. Yobu 22 umurongo wa 21 haratubwira ngo noneho iyuzuze nayo ubona amahoro, nibwo ibyiza byose bizakuzaho. Imana yacu ishimwe. Ku gice cya 2, kwicara imbere ya Yesu nta mahirwe arutayo, niho nsiga ibimbabaza nkumva nduhutse rwose. Ngo iyo nicaye imbere ye nkunda kumuganyira, nawe ababarana nanjye maze akampumuriza. Iyi ndirimbo
muyitekerezeho, tuyitekerezeho bavandimwe, kuko ndi kuyisoma imfasha namwe ibafashe. Ngo Yesu mpumugisha wawe, dore ndategereje, ngo ndeba n'imbabazi zawe, menye kunyitayeho. Mu mutima wawe Yesu, nyeza nkubonerere, bigaragarira abandi yuko mporana nawe. Nidusoma Matayo igice cya 5 ku murongo wa 13 n'uwa 14, hari kutubwira muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo, rikamurikira bari mu nzu bose. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo iyo wicaye imbere ya Yesu, Yesu akaba muri wowe, uba uburyohe. Abantu barakurya cyangwa bumva ibikuvamo bakanezerwa. Iyo wicaye imbere ya Yesu, uba umucyo umurikira abantu, bityo bikanezeza Uwiteka, n'abandi kubona bakakubonamo ko ufite Yesu Kristo. Rero nta ndwara n'imwe Yesu atabasha gukiza, iz'umubiri n'iz'umutima. Ni umuganga w'ikirangirire. Reka dusome Matayo igice cya 8 umurongo wa 5. Akiza umugaragu n'umutware w'abasirikari. Ageze i Kaperinaumu, haza umutware utwara umutwe w'abasirikari, aramwinginga ati, mwami, umugaragu wanjye aryamye mu nzu yararemaye, arababaye cyane. Aramubwira ati, ndaza mukize. Umutware w'abasirikari aramusubiza ati, mwami, ntibikwiriwe yuko winjira mu nzu yanjye, ahubwo tegeka gusa, umugaragu wawe arakira. Uyu mutware w'abasirikari yari afite kwizera gukomeye, kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi, mfite abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umwe nti genda, aragenda. Nabwira undi nti ngwino, akaza. Nabwira umugaragu wanjye nti kora iki, akagikora. Yesu abyumvise aratangara, abwira abamukurikiye ati, ndababwira ukuri yuko ntabwo nabona kwizera kungana gutya, habe no ku Bisirayeli. Ndababwira yuko benshi bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba, bakicarana na Aburahamu na Isaka na Yakobo mu bwami bwo mu ijuru. Ariko abana bo muri burya bwami bazirukanirwa mu mwijima hanze, ariho bazaririra bakahahekenyera amenyo. Yesu abwira uwo mutware ati, nuko genda bikubere nk'uko wizeye. Imana itugirire neza. Urumva ko uyu mutware yari afite kwizera gukomeye cyane. Uwo mugaragu we yahise akira. Umugaragu we akira uwo mwanya. Nta nubwo yifuzaga ko Yesu agerayo iwe, ahubwo yaravugaga, tegeka, naho uri birashoboka. Ku murongo wa 14, Yesu ajya mu nzu ya Petero, abona nyirabukwe aryamye arwaye ubuganga, amukora ku kuboko, ubuganga bumuvamo. Arabyuka, aramugaburira. Nimugoroba bamuzanira abantu benshi batewe n'abadayimoni, yirukanirisha abadayimoni itegeko gusa, akiza abari barwaye bose, kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore, ngo ubwe niwe watwaraga ubumuga bwacu, akikorera n'indwara zacu. Imana itugirire neza. Bavandimwe, muri kumva ko Yesu
yarakizaga igihe cyose, yarakizaga kandi n'ubu aracyakiza. Kandi bavandimwe, indwara iyo turwaye mbi cyane n'ibyaha niyo yadutandukanya n'urukundo rwa Kristo, ariko nitumwizera azadukiza. Nitumwizera aradukiza uhereye none, kubwo kumva ijambo rye, kubwo kumwizera, byose arabishobora. Reka dusome ku murongo wa 18 w'icyo gice, hariko tubwira gukurikira Yesu ntibyoroshye. Aha hantu ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko Yesu kumukurikira, iyo yaguhaye imbaraga, iyo yagize ati iyo wamwemeye, aragufasha guha imbaraga. Kandi Yesu abonye abantu benshi bamugose, ategeka ko bambuka bakajya hakurya. Umwe mu banditsi araza aramubwira ati, mwigisha, ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati, ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Undi wo mu bigishwa be aramubwira ati, databuja, banza ndeke nge mpambe data. Yesu aramubwira ati, nkurikira, reka abapfu bihambira abapfu babo. Ni ukuvuga ngo Yesu iyo wafashe icyemezo cyiza ukaba wemeye kumukurikira, byose biba biguhagije, bigomba kuguhaza, bigomba kukunyura, ugomba kumva unezerewe. Imana itugirire neza. Reka dusome icyo gice cya 8 umurongo wa 28, akiza abantu bafite dayimoni. Amaze gufata hakurya mu gihugu cy'Abagadarine, ahura n'abantu babiri abasazi batewe n'abadayimoni bava mu mva. Bari abasazi cyane, bituma ari ntawe watinyuka kunyura muri iyo nzira. Barataka cyane bati, duhuriye he mwana w'Imana? Mbese uje hano kutwica urupfu n'agashinyaguro, igihe cyacu kitaragera? Hirya yabo hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha. Abadayimoni bazibonye baramwinginga bati, nutwirukana utwohereze muri uriya mugana w'ingurube. Bavandimwe, abantu bakunda kurya ibintu nka biriya, murumva ko rimwe na rimwe nabyo nubwo Bibiliya bitubuza ku ngurube izitubuza, ariko muri kumva n'ukuntu byagenze. Abadayimoni bose niho binjiye muri izo ngurube, baragenda bazijyana mu nyanja zishiriramo. Arabasubiza ati, nimugende. Babavamo baragenda bajya muri izo ngurube. Umugana wose wirukira ku gacuri, zisuka mu nyanja zipfira mu mazi. Abungeri bazo barahunga, binjiye mu mudugudu bavuga ibyo babonye byose n'iby'abari batewe n'abadayimoni. Abo muri uwo mudugudu bose bajya gusanganira Yesu, bamubonye baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo. Muri kumva ko ntabwo byari byoroshye nyine, kuko bari babonye ibihombo bikomeye ku bari bakunze izo ngurube zabo, ariko abadayimoni bose nimo binjiye, bityo bashirira mu nyanja. Rero bavandimwe, Yesu arakiza. Abo bagabo bose bavuyemo, abo badayimoni binjira muri izo ngurube, abagabo bakira batyo. Reka dukomeze Matayo igice cya 9. Natwe nitwizera Kristo, nitumwemerera, aradukiza uburwayi bwose, ubw'umubiri ndetse n'ubw'umutima, bityo twese tuzaboneke mu banesha. Akiza ikirema gihetswe na 4, amaze kukibabarira ibyaha.
aba bantu mwarahasomye, twahasomewe inshuro nyinshi, twahasomye inshuro nyinshi, ariko Yesu arakiza. Ku bantu bamushaka n'umwete bazamubona. Ku bantu bashaka ko abakiza uburwayi bw'umutima bazabukira. Ku bantu bashaka ko abakiza n'indwara y'umubiri byose arabikiza, nta na kimwe asiga, kuko ni umuganga utangaje. Ikiganza cye n'ubu kiracyakiza. Yikira igice cya 9 cya Matayo, yikira mu bwato arambuka agera mu mudugudu w'iwabo, bamuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi. Nuko Yesu abonye kwizera kwabo abwira icyo kirema ati, mwana wanjye humura, ibyaha byawe ugize ute, urabibabariwe. Akiza indwara y'umutima, agiye gukira n'indwara y'umubiri. Bavandi, tujya tubwirwa n'ijambo ry'Imana ngo twagira kwizera guto kungana nk'akabuto ka sinapi, dushobora kubwira umusozi tuti vanwa utabwe mu nyanja. Dushobora no kubwira ibibazo n'uburwayi tuti kurwaho ujugunywe mu nyanja. Ariko kwizera kwacu kugenda kuba gukeya. Imana itwongerere kwizera nk'uko Petero yabibwiye Yesu, twongerere kwizera mwami, kugira ngo tubashe gukira uburwayi bw'umubiri n'ubw'umutima. Aha ku murongo wa 3 haratubwira abanditsi bamwe baribwira bati yarigereranije. Ariko Yesu amenya ibyo bibwira, arababaza ati, ni iki kibateye kwibwira ibidatunganye mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ni ukuvuga ni ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa byuka ugende. Ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Yesu akiza ibyaha, nuko abwira icyo kirema ati, byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Amena. Ni ukuvuga ngo icyo cyaje ari ikirema gitashye, gikize indwara y'ibyaha, gikize n'uburwayi bw'umubiri. Imana yacu ishimwe. Arabyuka aragenda arataha. Abantu babibonye baratangara, bahimbaza Imana yahaye abantu ubutware bungana butyo. Imana yacu ishimwe. Uri kumva ko Yesu arakiza indwara y'umutima, agakiza n'indwara y'umubiri. N'umuganga mwiza. Reka dusome ku murongo wa 18 w'icyo gice cya Matayo, igice cya 9 ku murongo wa 18. Haranditswe ngo, azura umukobwa wa Yayiro, n'abantu bapfuye nabo arabazura. Ni na hamwe wumva ko byananiranye, bidashoboka rwose. Yesu ngwino umwizere, ninze mwizere, aradukiza, arazura n'ibintu byose byananiranye. Akibabwira ayo magambo, haza umutware aramupfukamira, aramubwira ati, umukobwa wanjye amaze gupfa, ariko ngwino umurambikeho ikiganza cyawe, arahembuka. Ikiganza cya Kristo n'ubu kiracyakiza, n'ubu kiracyazura mu byananiranye. Yesu arahaguruka amukurikirana n'abigishwa be. Nuko hari umugore uri mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12, amuturuka inyuma akora ku nshunda z'umwenda we, kuko yibwiraga ati, ninkora umwenda we gusa ndakira. Bavandimwe, iyi ndwara, tekereza indwara waba ufite imaze iyo myaka yose, Yesu Kristo arayikiza. Nanjye indwara mfite ikomeye y'ibyaha, Yesu Kristo arayikiza. Indwara y'umubiri, Yesu Kristo arayikiza. Indwara y'ibyaha, Yesu Kristo arayigukiza muvandimwe. Noneho uyu mugore wari ufite ubu burwayi akora gusa ku nshunda z'umwambaro wa Yesu, ahita akira.
kuko yari afite kwizera. Ni nayo mpamvu tugomba gusaba Uwiteka ngo atwongerere kwizera. Yesu arahindukira, amubonye aramubwira ati, mwana wanjye komera, kwizera kwawe kuragukijije. Umugore akira uwo mwanya. Imana ishimwe. Bavandimwe, sinzi ukuntu umuntu yabivuga, kujya imugongo, kumarana imihango imyaka 12, uyu muntu ntago yari yorohewe, ariko Yesu yaramukijije kubera ko yari afite kwizera. Ku murongo wa 23, Yesu ageze mu muryango w'inzu y'uwo mutware, abona bavuza imyirongi n'abantu benshi baboroga. Arababwira ati, nimuhave, kuko agakobwa kadapfuye, ahubwo karasinziriye. Baramuseka cyane. Abantu bamaze guhezwa yinjira mu nzu, agafata ukuboko, karabyuka. Iyo nkuru yamamara muri icyo gihugu cyose. Imana yacu ishimwe. Muri kumva n'umuntu wari wapfuye, n'umwana muto wari wapfuye, yagize ate? Yaramuzuye. Muzabona n'ibindi. Uwo bita Tabita, uwo wagendaga afasha abantu, abafasha bagororera, abadodera utwambaro muri karitsiye. Nawe ibikorwa byawe byiza ukora, Uwiteka arabizirikana. Nimusome Matayo 25 umurongo wa 31. Ubwo Yesu azaba aje kurobanura intama mu ihene, yaravugaga ati, nari nshonje, nari nambaye ubusa, nari ndi mu nzu y'imbohe, nari ndwaye, nari umushyitsi. Ibyo byose urabikora. Ubwo mwabikoreye bamwe mu boroheje, burya ninjye mwabikoreye. Ni ukuvuga ngo imirimo myiza Doruka yari yakoze, Tabita yatumye yongera kumugarurirwa, kubwo abantu bagiye bagatakira Yesu, maze umudamu arongera araboneka, abaho. Imana itugirire neza. Reka dusome ku murongo wa 27, harimo amagambo atubwira aho uri impumyi ebyiri akiza abarwayi. Maze Yesu avayo, akigenda, impumyi ebyiri ziramukurikira zitaka ziti, tubabarire mwene Dawidi. Ageze mu nzu, izo mpumyi ziramwegera. Yesu arazibaza ati, mwizeye ko mbishoboye? Ziramusubiza ziti, ye databuja. Ahera ko akora ku maso yazo, arazibwira ati, bibabere nk'uko mwizeye. Amena. Bavandimwe, izo mpumyi zihise zigira gute? Zihise zikira, zirahumuka. Yesu nta ndwara n'imwe adakiza, nta ndwara n'imwe. Niyo dufite y'ibyaha arayikiza. Reka tumwisunge. Amaso yabo arahumuka. Yesu arabihanangiriza cyane ati, mwirinde ntihagire umuntu ubimenya. Ntihagire umuntu ubimenya. Bavandimwe, Imana itugirire neza kugira ngo twizere Yesu. Nta ndwara n'imwe adakiza. Ahera ko akora ku maso yazo, arazibwira ati, bibabere nk'uko mwizeye. Amaso yabo arahumuka. Yesu arabihanangiriza cyane ati, mwirinde ntihagire umuntu ubimenya. Nyamara basohotse bamwamamaza hose muri icyo gihugu. Bakigenda bamuzanira ikiragi gitewe na dayimoni. Amaze kwirukana dayimoni, ikiragi kiravuga. Abantu baratangara bati, uhereye kera kose ntihigeze kuboneka nk'ibi muri Isirayeli. Ariko abafarisayo baravuga bati, umutware w'abadayimoni niwe umuha kwirukana abadayimoni. Abo ngabo bo bari abantu bateye ubwoba, batemera Kristo. Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose, yigisha mu masinagogi, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Abonye abantu uko ari benshi, arabababarira,
kuko bari barushye cyane, basandaye nk'intama zitagira umwungeri. Maze abwira abigishwa bati, ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bake. Nuko rero mwinginge nyir'ibisarurwa yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Imana itugirire neza. Abavandimwe, reka nsoreze aho ngaho, ararekwa ntashira. Tuzakomeza dusubukure, kuko Uwiteka arakiza. Yakijije abantu benshi, yakijije abari barwaye benshi. Yaje kandi ari nge nawe ari gushaka, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu Kristo asiga intama 99, akaza gushaka imwe yazimiye. Imwe yazimiye ni njyewe, ni wowe. Yifuza guhindura ubwoko tutari ubwoko, kugira ngo tuzaboneke mu banesha. Reka rero dusubikire aha ngaha, mbasabira kugira ngo Uwiteka abanezeze kandi abanezererwe. Tumwisunge, tumwizere, tumuhe uburwayi bwose, kugira ngo adukize, maze twese tuzaboneke mu banesha mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, urakoze kuko uri rubasha, uri intwari ku rugamba. Urakoze yuko ikiganza cyawe kigikiza. Urakoze yuko udukiza uburwayi bw'ibyaha, kugira ngo tuzaboneke mu banesha. Urakoze yuko washyizeho ijambo ryawe, ngwino ubane natwe kandi ridukizanye n'abaryumva. Kandi buri muntu wese ushaka kuzaboneka mu banesha, asome ijambo ryawe, abe mu ijambo ryawe, agusenga ubutitsa, abe maso asenga, kugira ngo twese tuzaboneke mu banesha. Urakoze rero, kiza abantu uburwayi, kiza abantu indwara zose z'umubiri n'iz'umutima. Twese tuzabane nawe mu bwami bwawe. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Urakoze. Amena, amena.